uzangezi wanjye mwishura mahoro. Twongeye kunezezwa no gusangira namwe ijambo ry'Imana dukomeza amasengesho yacu y'iminsi 40. Uyu akaba ari umunsi wa 24. Mwese tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu munsi turarebera hamwe intego yo guhindurwa n'ukuri. Ejo twari dufite intego twasengeye kugira ngo buri wese muri twe ayigenderemo, byari ugukura dukuriye mu ijambo ry'Imana. Muribuka kandi ko dufite mu nkingi 6, inkingi ya 5 nuko dukuza bizera mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none turarebera hamwe guhindurwa n'ukuri. Mu by'ukuri abantu bakeneye ibirenze umugati ngo babeho, bagomba kurya buri jambo rivuye ku Mana. Matayo ibice 4 ku murongo wa 4 niho dusanga amagambo ashimishije. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Guhindurwa n'ukuri niko guhindura umuntu agahinduka umwana w'Imana, kandi Yesu akayobora ubugingo bwe. Kuko Yesu yayobora ubugingo bwawe, mu by'ukuri aba ari ukuri kwicaye muri wowe kwaguhinduye, aba ari ukuri ugenderamo mu buzima bwawe bwose. Aha twakwibaza ngo ukuri ni iki? Ukuri ni Yesu. Yesu yavuze aya magambo muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 16, aravuga ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo, kandi ni uhindura agashyira umuntu mu kuri, akagendera muri uko kuri, kuko Yesu ari we kuri. Muri Yesu harimo byose biberanye n'ubwami bw'Imana. Iyo mwizeye uba ufite ibyangombwa byose. Kandi iri jambo nagira ngo ngusabe mwene data kuryakira, ukumva ko ari ijambo uhawe n'Imana, kugira ngo zijya ntego zose twasengeye muri iyi minsi 23 ishize, tukaba tugeze ku munsi wa 24, koko habe hari intambwe uteye yo guhinduka, uhinduwe n'ukuri, kandi uko kuri ujye ukugenderamo. Muri iri jambo harwa ngo niwe nzira, utanyuze muri we ntaho wagera. Nukuvuga ngo Yesu ni inzira, ni byose. Kuri aha ngaha niwe nzira, kandi nanone Yesu niwe kuri. Ntiwahinduka ngo ugendere mu kuri utari muri Yesu. Iyo utari muri Yesu uba uri hirya y'ubushake bw'Imana, uba uri hirya y'ukuri, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Kuri iri jambo yavuze muri iki gice avuga ngo niwe bugingo, kandi udafite Yesu nta bugingo uba ufite. Urumva ko muri Yesu harimo byose dukeneye kugira ngo duhinduke abana b'ijuru. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Iyo ni ingingo ya 2. Yesu aravuga ati, ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ni mu isengesho yasengeye abigishwa be mu bice 17 by'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ageze ku murongo wa 17 aravuga ngo ubereshe ukuri, amagambo yawe niyo kuri. Iyo ijambo rikwejeje, ijambo ry'Imana iri dusoma hano muri Bibiliya, iyo rikwejeje urera, ugahinduka, ukaba umwana w'Imana by'ukuri, kandi ukagendera muri uko kuri. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rifite imbaraga zo guhindura umuntu akagendera ku rugero rushyitse rumushoboza gukorera Imana. Nta handi wavana uru rugero rwiza, nta handi washobora guterera iyi ntambwe utari muri iri jambo ry'Imana. Muri Yohana ibice 6 ku murongo wa 33 haravuga ngo amagambo yanjye niyo kuri. Aya magambo iyo tumaze kuyakira avuye muri Bibiliya, aha niho tubonera imvugo y'Imana, tugendera mu kuri tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Bene data, ni igitangaza. Umugambi w'Imana ni muremure kuri twe, kuko Imana yagambiriye kera kuduha ubuzima ikoresheje ijambo ry'ukuri,
kandi iri jambo ry'ukuri twamaze gusobanukirwa koko iryo ari ryo. Ni byiza rero kuguma muri iri jambo kugira ngo ukomeze uhagarare mu kuri. Ni byiza kwemera ibyo rigutegeka kugira ngo ugende nk'umwana w'Imana mu isi, ugashyira mu bikorwa amahame y'ijambo ry'Imana. Nibwo uzaba ushoboye kugendera muri iri jambo kandi unesheje Imana mu buzima bwawe bwose. Turaza kurebera hamwe nanone ijambo dushobora gufata nk'intego y'uyu munsi muri iri sengesho y'ubuzima bwanjye. Ukuri kurampindura. Ni amagambo ugomba kwibaza ngo mbese ukuri kurampindura. Tuzajya kureba n'umurongo wo gufata mu mutwe, aho dusanga muri Yohana 8:31 n'umurongo wa 32 haraze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, kandi ukuri niko kuzaba batu. Iyo uri mu ijambo ry'Imana uririmo, ntago uba ukiri imbata, ntago uba ukiri mu migozi ya Satani, ahubwo uba ubohotse, kandi ukuri niko kubohora. Ikibazo cyo gutekerezwaho muri aya masengesho: niki Imana yamaze kumbwira mu ijambo ryayo ntari natangira gushira mu bikorwa? Hano haragusaba gutekereza icyo Imana yakubwiye mu ijambo ryayo utashyize mu bikorwa. Uyu munsi mu masengesho ufate umugambi wo gushyira mu bikorwa ijambo ryose ry'Imana, nibwo uzaba uhagaze mu kuri. Mwene data, urakoze kwakira ijambo ry'Imana. Nagira ngo mu mwanya wo gusenga nawe ubwawe dufatanye muri iri sengesho, nawe usenge uvuga ngo icyo ntatunganije ngiye kugitunganya. Mwami Imana, mu izina rya Yesu, ndagushimira ko ijambo ryawe ari uburyo bwiza uvuganiramo natwe. Nuko buri wese wakira ijambo akaryubaha, umugisha wasezeranye, kandi ukuri kumugenderemo, kumuyobore, kugira ngo dushobore guhinduka abana bawe bakunesheje mu mibereho yacu yose. Kubwa Yesu umukiza wacu. Amen.